wize he? Wigishijwe nande? Mukristo w'ubu, numvise ngo uvutse warasengewe, uteye intambwe uyoboka urusengero, ukura neza uranigishwa mu ishuri ry'icyumweru ngo ntiwasibaga, ariko si ubu ko nkubona wize he? Wigishijwe nande? Numvise ngo waririmbaga no mu bana, ukuze ucukirizwa mu rubyiruko, uracutswa none ubu urizewe, niko njye bambwira. Ariko se wowe ninkubaza urambwira iki? Ko ibyo mbona bihabanye n'ibyo numva. Rwose mbwira wize hehe? Wigishijwe nande? Mbere yo kuryama ngo warasengaga, abakureraga basaba umugisha, uryama neza urota neza, nta gushiguka utikanga. Ndakwinginze ubu mbwiza ukuri, iyo usinziriye usigaye urota iki? Subiza rwose Mukristo w'ubu, ko mbona uvangavanga, inzira tweretse atari yo unyuramo, magambo twabwiwe atari yo ukivuga, imyambaro yacu atari yo ucyambara. Ni byinshi cyane mbona wavanze. Yego uwatwigishije si umwe, kandi rwose ntitwize hamwe, ariko igitabo ko cyari kimwe. Mbwira rwose wowe wazize iki? Ngaho mbwira uwakwigishije, wenda namenya imvano yabyo, nkabona aho mpera naguhugura, byaba ngombwa nkagukosora, ariko tugakunda tukarugendana, urwo rugendo rugana heza. Mbwira bukeya ndumva cyane, uhumure kandi njye ngira ibanga, ndanabihamba ntuzabyumva, ariko unkundire tujye inama, dukure igitutsi kuri uyu murimo, hato tutazaseba twisanze imbere ya wa mugabo twigishijwe. Mbona biciye ngo urabigabanya, ngo urabona neza ntibikubera, none nkaba mbona bikubera beje, bikwerekeza n'iyo utazi, ubakurikira ngo murareshya mu mitekerereze nk'iyo. Rwose mbwira wize hehe? Wigishijwe nande? Hejuru naho ko mbona byanze, ugenda ari hanze uboshye uwonsa, mvuge n'ibindi birandenze. Erega ubundi ntibyari bibi, nuko ubusirimu bwakurenze, bimwe na bimwe ukabyambarira ahatari ahabyo, ibindi ukabyambara atari n'ibyawe. Ayiwe musaza wanjye, se wowe byaje bite? Ko nari nizeye ko uzasigara data amaze gutanga, ukereka abandi iby'uru rugendo, tukazamusanga buhoro buhoro, tukaruhukana dutegereje ubwo umwami wacu azahamagara, maze twese tutikarame tukamusanga nta kimwaro. Igiza hejuru nta cyaha, unawugure rwose ntuhenze, ndavuga umukandara mwiza cyane, maze aho biri ngombwa ujye uwukenyeza, ukunde rwose ugaragare neza. Wabyayeho urangoye, kukubaza rwose biranshanga, kuko urakuze ibyo ndabiruzi, ariko ugatinyuka ugahora iteka mu rubanza n'umutima wawe, ukubaza isomo uba urimo utanga, mu b'inyuma bakureberaho. Ariko mbwira wize hehe? Wigishijwe nande? Mukristo w'ubu, mu rusengero harakera, ku ruhimbi ngo hakarushaho, wipfa kuhajya nk'ujya ahandi, ufite umuhumuro bitajyanye. Urasambana mu ibanga, yego rwose njye simbizi, ejo ukazinduka utwigisha, cyangwa ufite mikoro ngo uraririmba. Ko hari henshi bakora nk'ibyo, wagiye ukaririmba ndetse ukanavuga, ariko ukaruhura umutima wawe kudatuje, ariko cyane ukanaruhura imitima y'aba bandi benshi ihora itaha nk'uko yaje. Umwana
wundi ngo ntakige, nashyingirwa ntabyare, ntawe uzatera imbere ugihumeka. Uwo ni umwuga ubona washimye uzagaragaza no mu bandi. Rwose mbwira wize hehe, kwigishijwe nande? Ikingora ni iki rero, ni uko mu byumba no mu nsengero, mu biterane no mu bwitange, tuhahurira twazindutse turamya twese tunezerewe. Ariko rwose mbwira wize hehe, wigishijwe nande? Umukristo, abakristo, nubwo twese ariko ino twitwa, ndavuga abahurira mu nsengero, ariko hari ahandi badutandukanya, buri wese akitwa nk'uko yitwara. Abataratana nimukomeze, abasubiye inyuma nimugaruke, abarambitse nimuterure, abasinziriye nimukanguke, dore uzaza ntazatinda, kandi ubwo azaza azahemba, imirimo izapimishwa umuriro. Ibaze niba uwawe uzakongoka cyangwa uzaba izahabu ukawurimbana.